ikaze kuri iki gice cy'ubuhamya iki ni igice cya gatanu. Uwiteka Imana abaha umugisha bakomeje gukurikira, bakomeje gushyiraho komenti, bakomeje kungira inama. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndabishimiye kandi ndabakunda. Kandi uyu murimo mu wa data Imana ikitangiye iragisohoza. Hamwe rero n'ubufasha bwanyu, hamwe no gusenga munansengera nanjye, umurimo w'Imana uzakomeza gukorwa. Igice gishize rero cya kane navuze kuntu natangiye kwambara igitambaro, ariko nanone nababwira ko byazanye hamwe no guhindura imyambarire. Ndashaka kuvuga ku myambarire rero gatoya muri iki gice. Mu gice cya kane nari nababwiye ubundi kuntu byari bimeze nyuma igihe nakijijwe, uko twemeraga, uko twari tuzi ko umukristo agomba kwambara, ariko sinababwiye aho nahinduriye amaze kuba mukuru. Nyine uko ugenda winjira mu isi wemera kwiguhindura, urahinduka. Nambaraga amajipo, twakoze tutazi ko bambara amapantaro, ntabwo twari tubyemerewe nk'abakobwa bakijijwe, nta nubwo twanabyifuzaga. Hanyuma navuga ngo na mama umbyara ntabwo nawe yabitwemereraga. Twakuze rero tuzi ko abakobwa bambara bakikwiza, bambara gikobwa. Ngiye kuri kaminuza rero, urumva nari kure yo mu rugo, ngiye mu mujyi wa Kampala, sanga ibintu byose biraba, mbona ibintu ari bishyashya. Nanjye buhoro buhoro natangiye guhinduka, ntangira kwambara amapantaro, dore cyane ko banatwiganaga nararaga ku ishuri, bavuga bati ko wahinduye nawe, wakwambaye nk'umukobwa usirimutse. Ntangira buhoro buhoro, amajipo atangira kugera mu ntege, ntangira kwambara jeans n'amatise, ntangira gutebeza. Ariko navuga ngo umwuka w'Imana yakomeje kubimbuza, nuko ntigeze nsobanukirwa cyangwa ngo mbone umuntu wambaye hafi icyo gihe. Ariko ubu ngubu iyo nicaye nkatekereza nsanga umwuka w'Imana atarigeze anshyigikira mu bintu nakoraga, kuko igihe cyose nambaraga ipantaro cyangwa umwenda mugufi cyangwa ijipo ifashe ukuntu uzi, hari ijipo zikweduka ku buryo yambara umubiri wose ukagenda hanze, yego utagaragara, ariko ku buryo ushobora no kubona inkovu iri ku mubiri ukayibonera imbere mu mwenda, umuntu yambaye umwenda. Igihe cyose nambaraga umwenda uteye uko, ntago nagiraga amahoro. Abantu babaga bangenda inyuma nkumva isoni, nkumva usanga amaso yabo arimo kumpfumura nko mu ntege, nkumva amaso yabo arimo kumpfumura agatunguka imbere, nkahagarara bagacaho, baba ari abakobwa baba ari abagabo. Naziraga gusa umuntu wangendaga inyuma nambaye ipantaro cyangwa ijipo ngufi cyangwa ijipo inyegereye ukuntu, bikambuza amahoro. Ariko umutima wanjye naje kuwuforusa kubyakira. Burya umwuka wera iyo avuze ajya tuburira, iyo akubwiye bwa mbere ugashyira ibiti mu matwi, akakubwira bwa kabiri, bwa gatatu, akoresha inzira nyinshi ku buryo pe akubwira ukamenya ko ikintu urimo gukora si cyiza. Ariko iyo ukomeje guceceka, burya ntabwo akomeza, araceceka akisohokera akaba hanze. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo iyo hageze igihe utacyumva mwuka wera gushinja, ukumva ikintu ukabona ikintu kibangamira abandi, wowe ntacyo kigutwaye, ukavuga ngo mwuka wera ntaragushinja, hari igihe aba yaracecetse. Kutari kuvuga ko atagushinja, ahubwo yaracecetse akanigendera. Kuko we burya umuntu iyo yuzuye umwuka wera arabimenya, ndetse n'abamwitoroye barabimenya. Ariko burya agiye kugendagenda nk'imfura, ntajya avuga, nta nubwo aguha n'agapapuro ngo akubwire ati ndagiye.
aracomokoka buhoro ujya kubimenya ko uri wenyine igihe cyagiye. Rero nanjye natekereza ngo nuko byagenze, umutima wanjye ndawufusha, ndakomeza ndabyambara, ndasoza, igihe kiragera ndashaka. Maze gushaka ngabanya kwambara amapantaro, ko urabona iyo utwite ukabyibuha amapantaro nta kigukwira, iyo ubyaye mbese mbona ntibikiri ibintu byanjye, amapantaro nta kinkwira, ndabireka ntangira kwambara kimama. Hanyuma umwana amaze gukura, maze kubyara uwa kabiri, icyo gihe ntabwo nari kumwe n'umutware wanjye, maze kubyara uwa kabiri rero hacaho igihe kinini cyane, kitari kinini kuko ndibuka nari nkimwonsa, nibwo abantu bamwe b'inshuti zanjye bamwe twarasenganaga baza kunyicaza bambwira uburyo mberwa cyane iyo nambaye imyenda migufi. Barabinyigisha ndabyumva, nanjye icyo nakoze amakanzu yose nyagira ibice, ntangira kudodesha modeli zitandukanye, dore ko mu byo nari narize harimo imideri. So nari nzi rero bigezweho, bishakisha ibintu bitandukanye. Ikanzu imwe uyu munsi niba ifite ukuboko kurekure kumwe ukundi ari kugufi, ikurikiyeho ukaba mu mugongo irasamye, mu mugongo yaba imeze neza, hano imbere ukareba uburyo uhagenza. Mbese amakanzu yose nyagira ibice. Umumama umwe ndibuka yampaye impano y'ipantaro, yare nyambaye mbona biraje, numva nibyo. Tujyana mu isoko, aramerekeza ngura agashati nkambariraho aho ngaho, mbona nibyo. Ngiye ku kazi mbona biremeye, ntangira kubona compliments nyinshi cyane ko naberewe, biba biraje. Ngura iya kabiri, ngura iya gatatu, ngize amatise n'amajinisi, ntangiye kwambara nkuko bigaragara neza mu maso y'abandi. Ariko Imana ntabwo yari ibyishimiye, icyo cyo nakubwira. Hanyuma rero icyo gihe nticyatinze, umwana wanjye ararwara. Ubwo buhamya bwose burahari uhereye mu gice cya mbere, byose birimo umwo. Umwana amaze gukira, Imana imbwiye kujya mu rundi rusengero, ngezeyo, ngeze aho nahinduye imyambarire no gutega igitambaro, aricyo gice twashoje. Byaziye rimwe rero biba ngombwa ko mpindura, kuko nageze muri urwo rusengero ninjira mu nshingano. Hanyuma umubyeyi Imana yari yanyoherejeho, uko nasanze arera abandi nanjye niko yandeze, yemera ko umuntu wese agomba kurerwa kugira ngo akure mu buryo bw'umwuka. Ntangira guhagarara imbere y'abantu, uburyo bwo kwigisha ijambo rito, uburyo bwo kuyobora gahunda. Ariko igihe cyose nahagararaga kwigisha ijambo rito cyangwa se mu mibyizi, materaniro yo mu mibyizi, numvaga ipfunwe, nagiraga isoni igihe nabaga nambaye ikanzu ngufi mpagaze imbere y'abantu. Byabaye inshuro nk'eshatu numva ndimo kubangamirwa, ntago nzi aho byaturutse, si uko hari uwigeze ambwira ati wambaye nabi, ahubwo ngiye navuga ko ari Mwuka Wera igihe cyari kigeze ko ambwira ko ibyo bintu mbireka. Mbura amahoro, amapantaro ntangira kugenda nyambara gakeya, nayambara nkayambara njya ku kazi, nabanza ku rusengero nkambara ikanzu. Ntangira kumva nkeneye kwambara ikanzu ndende, niba mbizi ko ndi buhagarara imbere y'abantu mu mugoroba nkambara ikanzu ndende. Bitangira kugenda uko nguko, amakanzu magufi nkayambara njya mu kazi n'ahandi nkumva nta kibazo, ariko mu rusengero nkumva ikibazo kirahari. Noneho rero kugeza igihe kimwe aho navaga amateraniro y'umugoroba nambaye ikanzu ngufi, mpura n'umugabo twari duturanye mu karitsiye imwe, kwa kundi ubuzi ngo runaka abantu baza ariko yenda mutaranavugana ngo muganire, ariko umuzi uriya ni runaka atuye hariya. Yari yanyoye amacupa ye ya byeri, ntazi umubare wayo ariko narayumvaga. Aransuhuza ahantu yaparikaga imodoka, amaze kunsuhuza nta bindi yambwiye, yakoze komanteri ku ikanzu yanjye n'amaguru yayo. Mu by'ukuri nifashe neza, sinasetse, sinababaye, sinagize nti, ariko
umutima wanjye numvishe ko atari uwo mugabo mbwiye, numvishe uko kumbwira uko nguko bifite ikindi bisobanuye kurusha ku kuntu umuntu yakubwira gusa. Ndataha ngenda mbitekerezaho, ngeze mu rugo yicara mu cyumba cyanjye mbitekerezaho, numva sinabitindaho, ndavuga ariko rero n'ubundi nsanzwe mbura amahoro iyo nambaye ikanzu ngufi ndi mu rusengero, nkwiriye guhindura mbirekera aho ngaho. Hashize ikindi gihe niba ari kinini n'icyumweru, ndongera nkura n'uwo mugabo aho nari narahuriye nawe, nanone yanyweye amacupa ye ya byeri aransuhuza, nari nambaye ikanzu ngufi, arongera akora komanteri yindi ku ikanzu yanjye n'amaguru. Mu by'ukuri uwo mugoroba numvishije nk'inkota ijombye mu mutima wanjye. Nahise numva ijuru ryantumyeho marayika kumbwira, nahise numva atari uwo mugabo mbwiye. Naravuze ntago ari runaka umbwiye no magambo. Wibuke maze guhura nawe ni inshuro ya kabiri, ahantu duhurira ni hamwe, ibintu ambwira ni bimwe. Nagiye amarira bunga mu maso, numva umutima wanjye uratsinzwe, numva ntangiye kwihana. Ngera ku gipango cy'iwanjye, ndinjira njya mu cyumba, numva umutima wanjye uratsinzwe, ndavuga Mana ndabiretse, igihe kirageze ko ntangira kwambara nikwije neza. Uwo mwanzuro rero nkufashe, ntangira kureba mbona amakanzu mfite maremare ni makeya, ndavuga nkwiriye gutangira kudodesha yandi. Nakunda kwambara imyenda idodesheje n'ibitenge. Hashize iminsi mikeya nibwo nabonaga izo nzozi zo kwambara igitambaro no gutega no kwambara nambaye imyenda miremire. Naho rero nahise mfatira ndahindura, ntangira kwambara imyenda miremire, ikintu kitankwiriye neza nkumva kinteye isoni. Nakwambara imyenda igaragaza amaboko yose nkumva ntago biza, ndatangira ndabyambara. Ntago byari byiza mu gutangira, ntabambwiraga ko mberewe, nanjye ubwanjye sinabyumvaga, ariko mu minsi mikeya cyane byaraje, nanjye nyigira style, makanzu maremare, mbariraho amakoti, numva biraje ntitaye ku cyo umuntu wese avuga. Hanyuma ikintu ushaka ngo mumenye abakurikiye buno buhamya, ni ukuvuga ngo ushobora kuba wowe udatekereza ikintu, utanagifite muri wowe kugikora, ariko societe cyangwa societe utuyemo ikaba ariyo igushyira muri icyo kintu, kandi nawe ukacyumva ukacyakira. Njya nibaza ni kenshi cyane iyo uhagaze muri miruwari ukambara ukavuga uti ese barabibona bate, ku kazi barabibona bate, uyu mwenda uramesha icyubahiro, barambwira ko naberewe, bitewe naho urimo kujya ugatekereza kuri ibyo. Ese ni kangahe twambara tugahagara muri miruwari ukavuga uti Mana uyu mwenda nambaye uraguhesha icyubahiro? Aho rero niho navuyeho kuvuga ngo barabibona gute, nkajya nkwambara no nkahindukira nkabanza nkareba inyuma nkareba imbere, nkavuga Mana nizere ko iyi kanzu iri buguhesha icyubahiro aho ndi bunyure hose. Ntago byari byoroshye, abantu bakoze komanteri, abaseka baraseka, nukuri abavuga baravuga cyane. Ariko akundi witorura aho ugiye hose ugasanga ari izina ryawe, wajya ku mutayeri ugasanga ari izina ryawe, aho unyuze hose ugasanga ari izina ryawe rinyanyagiye. Ariko mu by'ukuri Imana yokabyara yari irimo kunyongerera, kubera ko nafashe umwanzuro wo kumvira no kubaha Imana. Yarabimpembeye ndabibona mu gihe gitoya cyane. Imana irangenderera, imyenda ndayambara. Hanyuma hashize igihe mbona inzozi, ntago sinavuga ko zari inzozi kuko ntago nari nsinziriye cyane, sinzi ibyo ari byo. Nari ndyamye, ijwi ry'umugabo rikomeza kumbwira ngo igisha abagore kwambara neza, bwira abagore kwambara neza. Ijwi riranzonga, nkajya mpindukira nkareba hirya nkaryumva, nkifata ku matwi nkaryumva, nkahindukira nkareba urundi ruhande nkaryumva. Bwira abagore kwambara neza, igisha abagore kwambara neza, buva buracya. Ariko ntacyo nabikozeho, kuko iyi topiki yo kwambara neza no kugira gute ni topiki idakunzwe cyane, kuko ndabizi
hashize igihe kinini cyane aho nabigeragereje kubivuga, uwo munsi ntuzanyibagira. Hari aho wari wahagarara ukavuga ikintu ufite confidence uzi ko icyo uvuga ari ukuri, ariko ukabona amaso y'abaguteze amatwi avuga mbese iyaba hafi aho haribuye umuntu yakariteruye akari gukubita. Binca intege rero ndabireka, nkigumana ari icyaha kuko ntabwo nabikoze nkuko nabibwiwe. Icyo cyaha naje kukihana mu mwaka ushize, maze nk'amezi 8 muri Amerika, nibwo nagaze imbere y'itore ko numvaga ari ikintu kinini cyane. Ndavuga Imana iguhaye ubutumwa ntubutambutsi buha abandi, ariko ubuzabibazwa. Ndavuga Imana imbabarire kuko naragomye, nanze kubivuga ko natinya abantu, kuko ubwo nagerageje kubivuga ntabwo byavuyemo neza cyane. Ndavuga rero ntabwo nkeneye abanzi, sinkeneye iki, ariko naje kwibuka ko n'umwami Yesu batigeze bamukunda kubera ko ibyo yavugaga byabaga ari inkota mu mitima y'abantu. Ndavuga rero Imana imbabarire, ubu ngubu nzajya mbivuga. Ni nayo mpamvu ubona ubu ngubu mbivuga ari nta. Ni ukuvuga ngo rero inshuti z'umusaraba, abadamu, ijuru ryanga kutikwiza, kandi n'ijuru ubwaryo ryambara neza. Ku buntu bw'Imana amahirwe makeya nagiriwe, inshuro nkeya cyane nagiriwe ubuntu bwo kuba umwami Yesu yamfata ku kaboko akantambagizaho mu ijuru. Abo nahuye nabo bose bambara neza. Hari abantu baba mu ijuru bakiri ku isi, wajyayo ukababona ariko imibiri yabo ikiri hano ku isi. Washobora kubona abana batoya bambaye udukanzu dusanzwe bariyo bakina, abana bato b'abahungu, abamarayika bambara amakanzu. Ijuru ryambara neza, nayo mpamvu banga kutikwiza. Ndashaka ngo nkubwire ngo nta bintu bihari byo kuvuga ngo jewe ngo Imana ntiyambuje amapa. Bipfa kuba biri mu ijambo ryayo. Niba itaranabikubwira, Imana yabwiye Mose, nabajije umugore umwe yarari yacuruzaga ahantu ku isoko, yari umwadeperi. Maze kumenya ko ibyo bintu ari bibi, naragiye ndababaza kuko umutima wanjye numva gushaka kumenya ukuri. Ndavuga ubu butumwa bwo kwambara gutya na gutya ko butamamara cyane, niba kubera iki Imana ibuza abantu bamwe. Kuko natangiye kumva umwe akavuga ati giye Imana yambujije gusuka umusatsi, ibimburiza ku musozi. Undi akavuga ati giye ntabwo irabimbuza. Undi ati giye yambujije kwambara ipantaro, undi akayambara kuzura umwuka wera. Numva birimo kuncanga, mbazo uwo mumama. Ndavuga kubera iki Imana ibuza abantu bamwe ibintu ibi abandi ntibibabuza. Arambwira ati reka nkubwire, Imana iza kubishaka kuvugana na buri muntu wese, ntago yari gushyiraho abigisha, ntago yari gushyiraho abahanuzi, ntago yari gushyiraho abapasitori. Urumva, yakisangiye buri muntu wese. Ariko kuva ifasha umuntu ikamugira igikoresho, ni ukuvuga ngo ndakubwiye mbwirira abandi. Aravuga ati Imana yabwiraga Mose ikamubwira ngo abwire ubwoko bw'Isirayeli bwose. Ntago yamanukaga ngo yivuganire na buri muntu wese, yatumaga Mose akababwira ibyo Imana ivuze. Kuko nanjye numva ndabisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo rero Imana yashyizeho abo kutubwira. Batatubwiye nibo baba batakoze umurimo wabo. Ariko si ukuvuga ngo Imana izamanuka yivugane na. Iyo ugize amahirwe irakwisangira, ariko iyita kwisangiye direct inyura mu wundi muntu. Ubwo rero no gutoza amatwi yacu kumvira no gukora icyo Imana ishaka. Ari bicyo nakubwira cyo ijuru ryanga kwambara nabi cyane, kandi n'ukuri ni ikintu kizarimbura benshi. Kubera yuko iyo wambaye umwenda utuma umuntu akwifuza, ukambara umwenda ibice sinzi ukuntu babyita, imyanya ndangabitsina bike byose bigaragara, kandi wambaye umwenda, umuntu yakwifuje abasambanye nawe, mwembi muba muri icyo cyaha. Washobora kugenda akihana ko amaso ye yamucumuje, wowe ntiwihane kuko ntago bizi ko wamuteye gukora icyaha, ariko nawe wagikoranye nawe. Ijambo ry'Imana niko rivuga. No kuvuga ngo rero nshuti z'umusaraba, bagore bakobwa, mureke habeho itandukaniro, twambare twikwize. Kuko umuntu yateye neza niyo yambaye akikwiza biragaragara ko ateye neza. Isi niyo utayeretse irabona. Ariko hari uwigeze ambwira ati ntago bisaba ngo umuntu abe yambaye nabi kugira ngo umwifuza. Tushobora kukwifuza wambaye wikwije. Icyo gihe jewe nta cyaha mfite.
ubishyize mu mutima wawe ukabikurura ukanyifuza, nta kweretse ubusa bwanjye, nta cyaha jyewe mba mfite. Ikibazo ni jyewe kugutera kuba wanyifuza. Abo bitareba rero namwe mubibwira abandi, mu byamamaze, twambare neza, twikwize kugira ngo tureke kugusha abahungu b'Imana, kugira ngo ejo tutazagibwaho n'urubanza tugasanga ibyo tutazi ko ari ibyaha ari byo bituri imbere birimo kuturega. Nyamara hari abantu benshi cyane bamaze kurimbuka kubera kwambara nabi. Ibyo ndabivuga ni ukuri, namaze kubimenya. Hari n'abandi bari mu nzira yo kurimbuka bibwira ko bakorera Imana, ariko ugasanga gusa kwambara ubusa byonyine biriyo bimujyana mu muriro. Hari n'abandi benshi bazarimbuka. Ni topic abantu batakivugaho, ni ibintu abantu birengagije. Abantu ntabwo dushaka kubakomeretsa, ariko nyamara iyo ukunda umuntu mubwiza ukuri. Utakubwije ukuri ntanagukunda. Habayeho kubembereza, iyo topic ntabwo tukiyivugaho, ntabwo abantu benshi bakibyigishaho, kuko iyo byigishije imitima y'abantu irakomereka, yewe no kugenda bagenda, ariko ntabwo turimo kubajyana mu ijuru. Uwahawe kuvuza impanda rero nayivuze, mubwira abantu ko kwambara nabi ari icyaha. Umuntu yakora, yatanga byose, yagira urukundo, ariko uko ukomeza umunsi kundi kugusha abana b'Imana ni icyaha kikuri imbere, kandi umwanzi Satani arakikurega. Imyambaro yose ntabwo itubereye nk'abana b'Imana, ibintu byose ni byiza kuri twe, ariko ntabwo ariko byose bidufitiye umumaro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Gutegeka kwa 2:22 ku murongo wa 5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Urunuka, ijambo ry'ikinyarwanda urunuka ni ijambo rikomeye. Imana irabyanga urunuka. Nta busirimu buhari rero, ntabwo Imana yigeze ihinduka, ahubwo ni twebwe twahindutse dushaka ko ibintu byose bifitingamo uko tubishaka, ariko ntabwo Imana yigeze ihinduka. Ntabwo Imana yigeze ihinduka. Nshuti yanjye rero, agakiza nakawe, nta nuzaguherekeza kujya mu ijuru, kimwe nuko abazajya mu muriro ntawe waguherekeza nubwo yaba gukunda ate. Hari ijambo abantu benshi bitwaza ngo Imana ngo ireba mu mutima. Imana yabivuze, kureba mu mutima ni uku nguku. Ntabwo Imana ireba uburebure bwawe, ntireba ubunini bwawe, ntireba uburanga, ntireba ngo ufite amaso manini, ntizareba ngo ufite amatwi manini nk'ayanjye. Imana ntabwo ijya muri izo detail. Ntabwo ireba ngo uri ikimuga cyangwa ubana n'ubumuga, ntireba ngo uri muremure cyangwa uri mugufi. Ibyo nibyo Imana yavuze, ariko iyo bije kwambika ubusa imibiri yacu, urusengero rw'Imana rwa Mwuka Wera ugomba kurwitaho, kuko n'urusengero rwa Mwuka Wera. Ntabwo iryo jambo rero turimo kurikoresha nabi, kuvuga ngo Imana ireba mu mutima. Yes, ireba mu mutima, ariko n'inyuma irebayo. Iyo bitarebayo ntabwo yari kuvuga ngo mwe kwambara nk'abagabo. Iyo bitarebayo ntabwo yari kuvuga ngo uru ni urusengero rwawe. Iyo bitarebayo ntabwo yari kuvuga ngo mureke gucumuza bene so kugira ngo babifuze. Imana yo mu ijuru rero ibahereza umugisha. Shalom.